Saa 10 z'umugoroba isasu ryumvikanye mu gace. Abantu barahungabanye cyane, abakuru bo bakeka ko ari intambara ibaye. Ntibari baheruka kumva isasu mu matwi yabo. Bamwe mu bari babonye abapolisi babanyuraho baza aho berekeje bahise babyibwira. Batekereje ko byanga bikunda umuntu wo mu gipangu cyo kwa Rodrigue ari we barashe, kandi nta gushidikanya batekereje ko barashe amaze gupfa. Kuko amakuru ageze ahantu hose ko Rodrigue yashatse kurwanya inzego z'umutekano zari zigiye kumufata bakamurasa. Nubwo yari yanyuranyije n'inzego z'umutekano, kwicirwa muri ghetto byatumye ibintu bifata indi sura kandi biteza akaduruvayo. Abaturanyi bari bamaze kumva isasu no kumenya ko ari Rodrigue barahuruye, basanga polisi yamusanze we akagerageza kwirukanga bahunge bakamurasa. Kuri uwo munsi Rodrigue yaririwe mu rugo, nta kazi yari yagiyeho. Yaramaze iminsi muri ako gace ari umuturage usanzwe aba wenyine, abantu baramumenyereye. Ibiraka byose byazaga yarabikoraga akitahira muri ghetto ye. Bamurasa hari umusore uvuye gufata gaze mu nzu ye ngo ajye kwitekera. Uwo musore yiboneye abapolisi baza, ni nawe bakinguriye ku gipangu, atungurwa no kubona baje bakaniye. Baje babaza umuryango Rodrigue abamo. Yarawuberetse ahita amwandikira message amubwira ati abapolisi baje kukureba. Yandikaga ubwo butumwa umupolisi umwe ari gukomanga ku muryango. Rodrigue yarakinguye abona ari abapolisi babiri gusa. Bashatse guhita bamufata, wari ugiye kumufata musunikira inyuma ahita asubira mu nzu arakinga. Inyuma ku nzu yabagamo hari idirishya, ariko inzu ntabwo yari ifashe inyuma ku buryo ari guhita asohoka mu idirishya akarenga inyuma ku gipangu, ahubwo ryarebaga hafi y'igikuta harimo intera nk'iya metero imwe ngo agere kuri icyo gikuta cy'igipangu. Yaciye muri ako kadirishya ke, amaze kugera hanze abona abo bapolisi babiri bamutangatanze. Bamenye ko ari guca mu idirishya bajya kumutegerereza inyuma. Akibagira muri gize umunyembaraga, uwa mbere amunaga hasi, uwa kabiri nawe aramusunika, iyo wamutera igipfunsi ahita atangira kurira. Umwe yamufashe ukuguru, umusore amukubita umugeri mu maso, mugenzi we agiye kumufata abo yamaze kurenga igipangu. Yibwiraga ko abacitse, nyamara ntibari baje ari babiri gusa. Inyuma y'urupangu nubwo aho ngaho yaracikiye nta muryango wari uhari, yahasanze umupolisi agiye kumufata amuca mu maboko, azenguruka igipangu undi amuri inyuma. Yageze ku muryango w'igipangu agaruka mu mbuga kuko abandi bo bari bamaze kurira igipangu ngo bamukurikire. Yagarutse mu gipangu, wa musore ahita abibona ko ari gucengana nabo kandi ko ari kubarwanya. Akinjira mu gipangu, umupolisi umwe niwe winjiye amukurikiye, abandi babiri basigara bacungiye inyuma. Uwo yihaye kumuzengereza aramukatakata, uwo mupolisi abona ari bukomeze guteza akaga, amurasa isasu mu gituza arihinguranya umutima agwa hasi yubamye. Ayo makuru niyo musore yongoreraga bari bahuriye bibaza uko byagenze kugira ngo bagire ubwo bamurasa. Abo bapolisi babimenyesheje ababakuriye banamagara ambulance. Barabibonaga ko yapfuye kuko bari baratojwe kurasa mu cyico umuntu ntibabe bamugaruza, gusa bagombaga guhamagara inzego z'ubuvuzi kuko umuganga niwe wagombaga kwemeza ko umuntu yapfuye mu kibazo nk'icyo. Muganga kuko yaraje akora isuzuma agenzura niba yapfuye, ntiyahita atanga igisubizo ako kanya. Umurambo washyizwe muri ambulance bamujyana ku bitaro by'akarere kugira ngo akorwe isuzuma ku rupfu rwe. Aho niho bemeje ko Rodrigue yapfuye yarashwe n'inzego z'umutekano kubera kunyuranya n'amategeko. Mu bantu bahururiye aho nawe wari warigeze atekereza ko azarangiza ubuzima bwe muri ubwo buryo kuko bamufataga nk'umwana mwiza. Abapolisi bo bari barangije akazi kabo babaye bigendeye, ikibazo gisigara mu maboko y'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. Abo bamudugudu bahamagaje umuryango wari utuye mu kandi karere babamenyesha ko umwana wabo yarashwe kandi ko bagomba kujya kumukura ku bitaro by'akarere. Ababyeyi byarabatunguye cyane bajya kuvamo imitima. Umusore wabo wari waragiye gupagasa ntiwiyumvishaga icyaha yaba ari yakoze cyatumye agira ubwaraswa. Bari bakeneye amakuru ahagije, ariko icyagombaga kubanza kwari kujya kuzana umurambo mu rugo bagatangira imyiteguro y'ishyingura. Bageze ku bitaro nyuma y'isuzuma ryose n'ibyemezo by'ubugenzacyaha, umurambo uhabwa umuryango. Baherukaga Rodrigue ari muzima yabasuye, bari bongeye kumubona yarashwe. Amarira yari menshi birenze uko umuntu yabitekereza. Ubwo yaraheruka gusura mama we, yari yaramushyiriye igitenge, amushyira umuceri, amavuta yo kurya, agurira murumuna w'amakayi ndetse yishyurira na mushiki w'amafaranga y'ishuri yari yaratumye yirukanwa. Kongera kumva amakuru ye bababwira ko yarashwe ntibyari ibintu byo kumvisha amatwi. Ababyeyi bahawe amakuru babwirwa ko Rodrigue yahohoteye umwana uri munsi y'imyaka 18 akamutera inda, inzego z'umutekano zagiye kumufata ngo ajye gukurikiranwaho icyarimwe mu maboko ataraye akazirwanya. Bababwiye ko nta bundi buryo bwari buhari butari ubwo kumurasa kuko yashakaga guteza ibindi byago. Ababyeyi bo ntibabyiyumvishaga, nta kuntu umusore w'imyaka 23 bari kumurasa kuri bo ngo bananiwe kumufata. Ikindi icyaha cyari cyakamuhamye ngo bamufunge ku buryo bari kubemeza ko nyine yari umunyabyaha. Uwo mukobwa wifuzaga kumureba ngo bari watuma umwana wabo yicwa, ngaho nawe yisha abantu magana n'amagana. Ababyeyi basobanura uko amategeko abiteganya. Kurasa umuntu ugiye gufatwa akekwaho icyaha ariko adafite intwaro akarwana cyangwa akagerageza guhunga, ubwabyo ntabwo biba byemewe. Ariko mu bisobanuro bahawe cyane ko abapolisi bari bahindanye, bamwe bagize udukomere, bababwiye ko bamurashe kuko yari afite umugambi mubi wo kubarwanya akaba yanabica. Icyakora nubwo byari bimeze bityo, babasezeranyije ko bari bubakurikirane cyane cyane wari warashe.
Amakuru babaye bahaye rubanda yari yuko habaye uburyo bwo gufata umuntu bwakurikiwe no kuraswa, ariko babatangariza ko bakomeje iperereza rigamije kugaragaza ukuri no kureba niba imbaraga zakoreshejwe zari mu murongo w'amategeko, mu gihe n'icyaha umusore Rodrigue yakekwagaho cyari kijya gukomeza gukorwaho iperereza. Ababyeyi nta kundi bashyinguye umuhungu wabo mu gahinda kenshi cyane. Basoje gushyingura, mama yafashe umwanzuro wo kuzajya gutanga ikirego mu rukiko ngo bakurikirane umupolisi wari warashe umwana we barebe niba atararenze ku mategeko. Mu gihe bakomezaga iperereza kuri uwo mupolisi, inzego z'ubuyobozi zatangaje ko icyaha umusore yakoze kitagombaga gutuma ahanishwa urupfu rutari mu mategeko, bityo zihumuriza umuryango wa Rodrigue n'uw'umukobwa byavuga ko yahohotewe. Ubu akaba umukobwa witwaga Chanceline wari uri hafi kuzuza imyaka 18. Nubwo yari hafi kugira imyaka 18, inda ye yari yitewe afite imyaka 17. Chanceline aho yari ari iwabo akimenya ko Rodrigue apfuye yarashwe, umutima wagiye kumuvamo arira amarira menshi. Icyari cyatumye babwira ko ari Rodrigue n'inkoni. Bakimenya ko atwite batangiye kumuhoza wamuteye inda kandi akiri mu myaka 17, yanga kubivuga. Iwabo bakomeje kumuhatiriza yanga kubivuga, bagira ubwoba bagiye kubimenyesha inzego z'umutekano ko umwana wabo utaruzuza imyaka 18 atwite kandi ko ubwo nyine yahohotewe. Se yagiye kuri polisi kandi yari afite ubwo burenganzira bwo gutanga ikirego ku buyobozi no mu nzego zishinzwe ubugenzacyaha, kuko umwana yari akiri muto mu mategeko kandi afite uburenganzira bwo kurindwa. Babaye babitse iyo dosiye batangira iperereza kubera ko umwana yari yakomeje kwanga kuvuga. Muri iyo minsi abayobozi n'abagenzacyaha bakomezaga gukurikirana dosiye hashingiwe ku bimenyetso bakusanyaga byo kumenya inshuti ze, ahantu yaba yarajyaga gusura abasore, inshuti z'abahungu bavuganaga mu cyaro no mu kigo yigagaho, ariko wabura uwo babishyiraho kandi ubwo yaracecetse. Nubwo yari yaranze kuvuga ko ari Rodrigue wayimuteye, ababyeyi ntibacitse intege mu kumuhatiriza. Wavuga ko bari mu murongo mwiza kuko ibikorwa byose bakoraga byari bigamije kurengera uburenganzira n'umutekano w'umwana nka Chanceline. Icyaha cyari cyarabayeho cyo cyagombaga gukurikiranwa n'inkiko hatitawe ku kwanga gutanga izina ry'uwamuhohoteye nk'uko byitwa. Kubera ko yari yarakomeje kwinangira umutima akanga kuvuga uwayimuteye, iwabo batangiye kumwicisha inzara gake gake. Batangiye kumugaburira rimwe ku munsi, bamubuza kongera gusohoka mu gipangu. Bamuteze umutego, banga kumwaka telefoni ye, nawe amenye ubwenge, abo yavuganye nabo bagahita basiba na message akazisiba. Umunsi ku wundi yabaga abwira Rodrigue amakuru y'ibyo bamukoreraga, kandi yari yaramusezeranyije ko atazamuvamo. Umunsi umwe hashize igihe bamubaza uwamuteye inda, bamusabye telefoni ye baburamo ubutumwa na buke. Barebye mu mazina ngo barebe ko babonamo nimero z'umusore barazibura, kandi bakomezaga kubaza hirya no hino ngo bumve umusore yasuraga, ariko bumvaga amakuru atandukanye bakananirwa guhita bafata umwanzuro ngo bemeze batinuye cyangwa uriye. Chanceline yabonye ko batangiye kujya bamwaka telefoni ngo barebemo, yicinye icyara kuko yasibaga message nabo bahamagaranye, kandi nimero ya Rodrigue yarayizi mu mutwe, yajyaga kumwandikira cyangwa kumuhamagara abanje kuzandikamo. Iwabo babonye nta bundi buryo bwo kumufata ngo bamenye uwayimuteye, bamutangiza inkoni za buri mugoroba. Bamuminaga amazi akonje cyane mbere yo kuryama, bakamukuramo imyenda yose, bakamukubita inkoni ku mubiri atambaye. Gusa ntibakubitaga ku nda aho bari kumwicira. Baramutoteje, baramukubita amata kuyuzura ibisebe. Se yamubwiraga ko azamwica natabivuga, umukobwa akomeza kwihagararaho. Iminsi yakurikiyeho bahumuraje kabiri. Nubwo yaratwite ntibigeze bamwitaho ngo batekereze ku ngaruka zavamo. Yamaze iyo minsi biratarya, mama wamugaburira nyuma yahamutonganya cyane. Yasoje kurya agaruye agatege, abona bamuzaniye umukoba wo kumukubitisha. Yanze kuvuga uwamuteye inda, uwo mukoba bamukubitisha munsi y'ibirenge. Yahuze umwuka yumva uburibwe butandukanye n'ubwo yumvaga mbere. Bakomeje kumukubita, ageze aho yumva agiye gupfa, abwira ababyeyi be ko ari Rodrigue. Akimara kumuvuga nabo bereje ubutumwa kuri polisi, bababwira ko wahohoteye umwana wabo yamenyekanye, babarangira aho yabaga, banababwira ko uwo munsi ahari. Nabo ntibatinze basimbukiyeyo, cyane ko bari bamaze iminsi mu iperereza bafatanyije n'ababyeyi. Nibwo bajyaga gufata Rodrigue akabarwanya bakamurasa. Akimara kwicwa, ababyeyi baraje babwira Chanceline bati, akagabo kawe bakarashe, kariya kabwa nikagende, kari kuzatumarira abakobwa muri iyi karitsiye. Ubundi se uboneho karyamanye nawe gusa, buri hari ubundi bukobwa kagendaga karyamana nabwo. Bari kuzagafunga imyaka isaga 25, ntikari kuzagwamo se ubundi, ko kica ntacyo bitwaye. Bo babivuze nk'aho ari inkuru ishimishije. Chanceline wari uzi ingano y'urukundo bakundanaga, cyane cyane urwamukundaga rutagira akagero. Yababajwe n'amagambo ya se, ababyeyi be bose arabarakarira cyane. Yari yumanganyije gusa basaba gahushya ku munsi ukurikira. Bamubajije hari abagiye, yanga kuhavuga barakamwima. Ku munsi nyirizina wo gushyingura yababwije ukuri, arababwira ati basi nimureke njye gushyingura ariko uzaba se w'uyu mwana ntwite, rwose nimubabarire njyewe ndararangarutse. Iwabo ni hafi, umuntu abishaka yagenda n'amaguru mu masaha ane gusa yabagezeyo. Murumva rero ko ari hafi cyane, ndararangarutse njyewe ndi butege. Iwabo bamufunganye umutwe, baramukubita bamucira mu maso, uramubwira bati nta n'isoni, urumva ibintu uri kudusaba, ntiwemerewe kuva hano, uracyari muto, nitwe tugufatira imyanzuro. Nibyo koko umwana w'imyaka 17 nubwo yari hafi kuzuza 18 neza,
kuba yari yarahohotewe nubwo nta tegeko ryari rihari ryamubuzaga kujya mu muhango wo gushyingura abamukoreye icyaha, ababyeyi bari bemerewe kubimubuza nk'umuntu wari ugifatwa nk'umwana utaragera igihe cyo kwifatira imyanzuro mu mategeko. Bari bafite ububasha bwo gufata imyanzuro imirengera kuko atari yakagejeje ku myaka 18, bityo ugendeye kuri ibyo kubimubuza nta tegeko bari bakandagiye. Kuri bo nyuma yo kuba bari bakimurakariye ngo bakojeje isoni agatwara inda akiri muto mu kumubuza kujyayo, se yanatekereje ko niba yaramukundaga bigezaho kwemera kumara ukwezi akubitwa umunsi ku wundi ataravugwa yimuteye ari ikimenyetso cy'uko yamukundaga birenze ukwemera, bityo ko kumubuza kujya gushyingura kwari ukumurinda ihungabana yashoboraga kuhagirira. Nubwo bijirishaga bari babizi neza ko kujya gushyingura umuntu ukunda nabyo bishobora kukongerera agahinda karenze. Chanceline yarabizi neza ko nta muyobo mufitiye kandi ko n'ubundi bari kumukubitana. Nyuma yaho yafashe umwanzuro wo gucika iwabo ajya gushyingura ngo ikibe kibe. Mbere yo kugenda yatekereje ko abo mu muryango wa Rodrigue ntibamenye ko ari watumye umwana wabo araswa ari buze kugirirwa nabi cyangwa bakamureba nabi. Yabanje kwiyoberanya, yambara agapfukamunwa, yambara ibyenda binini ajya gushyingura nk'abandi. Yagiye atekereza ati umwana wanjye navuka wenda nzajya kumwereka ku mva ya se, dore ko aba Rodrigue bari no gukotera imva ye bafashijwe na bene wabo b'abakire. Yagiye ngo azabona icyo azabwira umwana we mu hazaza. Ku irimbi mama Rodrigue, bashiki be, barumuna be n'abandi bo mu muryango bindaga kwinaga mu mva ngo bamukurikire. Mama we yavuzaga induru asubiramo ukuntu yamusuraga amushyiriye ibintu, uko yanyuzagamo akamwohereza amafaranga n'ibindi. Akabazo kose bagiraga niwe bitabazaga, nawe nta gutekereza kabiri agahita abafasha. Ibyo byashenguye Chanceline arushaho kubona ko bari bahombye umuntu ukomeye, kandi we yaramukundaga, umutima we wendaga guturika kubera kumubura. Yihagazeho bashyingura atarira cyane ngo buri wese abibone, hanyuma yongera gutaha. Yageze mu rugo asanga wa mukobwa watumye avuga ko ari Rodrigue wamuteye inda bawushyize mu mazi akonje mu ibase. Bari bamaze kumenya ko yagiye gushyingura, gusa baramwihorera. Akihagera ataranarya cyangwa ngo ukuremo imyenda, se yamujyanye hanze amutegeka kwicara ku mukeka akuramo inkweto. Ibyo yarabikoze yicaraho, maze se afata amaguru ye akura wa mukobwa mu ibase atangira kumukubitisha ku birenge amubwira ati aya maguru yawe tuzayaca. Yamubwiye amagambo mabi cyane ati nta n'isoni ukajya gushyingura kariya kabwa, ubundi se kari kamaze iki? Uwo mwana utwite nawe inda ye yagakuwemo, kuko ntabwo numva ko wazabyarana n'umuntu wakoraga ibiyede wakabwa nka kariya. Yakomeje kumuhondagura, ikirenge gitangira kuva amaraso. Yamukubise munsi y'ikirenge, noneho amukubita amubwira ati utazatusha ukajya no mu bandi basore, ndagukubita ku buryo uramara amezi ane utava hano. Uwo mwana uzamubyara nta handi hantu ugiye, kandi ntibizasaba kugufungirana, ahubwo ndaguca amaguru ntuzabasha kwikura hano. Ndabizi ubukobwa butwite inda z'indaro bukomeza gusambana, noneho n'ubukoresha agakingirizo. Ubu nawe ndagukubise ngo nkubabaze wazarwara ibirwara. Wenda watwaye inda, uwo mwana twamwihanganira cyangwa tukanayikuramo, ariko se ukomeje kujya ujya gusambana witwaje ko utwite utasama kabiri urwaye sida yazakira. Yakomeje kumukubita aravuga ati ahubwo ndakujyana kugupimisha, wasanga urwaye imitezi n'izindi ndwara. Sinakomera kukomeza kudusuzuguza bigeze aha, ko nakubujije kujya gushyingura ku kabwa wajyaga he? Imirimo wari ufite urayikora ryari? Nubwo yaratwite iyo nda yari ifite hafi amezi 3, yamusabye kuryama hasi atangira kumukubita ku kibuno. Yarangije kumukubita umukobwa atakiri kurira amarira yashize. N'ubu bwa mbere yarakubiswe cyane kurusha no ku munsi avuga ko Rodrigue ari we wamuteye inda. Se yamaze kumukubita amujyana mu cyumba arafunga, aramubwira ati nzagufungurira umazemo amasaha 28 wamaze kurira ngo nagukubise. Nguha igihe gihagije uririra ku gahungu kawe bishe, ntazongera gukubona uko pfora nyuma yaho. Ibyo byari bivuze ko ari kumara ayo masaha atariye, yakenera kwiherera akifata kuko se yari yarakaye cyane yamufungiranye. Nyina nawe yaramushyigikiye kandi se yamukubitaga yibereye mu turimo two gushaka ibyo guteka atabyitayeho. Chanceline mu cyumba cye agahinda karamwishe. Yarababajwe nuko papa atarari no kubaha Rodrigue wari wishwe, ariko mwita akabwa n'andi mazina atesha umuntu agaciro, kandi we yamuhaga agaciro gakomeye, nta wundi musore yari yarakunze nkawe. Yanibutse ko Rodrigue yamuteye inda, asanga ari we wabigizemo uruhare rukomeye. Rodrigue yangaga no kumukoraho, amubwira ati reka nshaka amafaranga nzakugira umugore ucyuzuye imyaka 21, ibyo bindi byose bizaba nyuma y'ubukwe. Gusa Chanceline yagiye kumureba yayagaye, yamubariye, birangira umusore kwifata bimunaniye. Mu kwibuka kwe muri ako gahinda kenshi yahereye ku munsi wa mbere bamenyana. Hari agana saa 8 imvura iragwa, abona igipangu imbere yajya kugama. Yaravuye kwiga yatashye amasaha atageze, yumvaga umutwe uri kumurya ahitamo kuba yitahiye. Yegaga mu wa 4 segonderi, icyo gihe bari batangiye igihembwe cya 3. Icyo gipangu yajyaga kinyura agiye kwiga, icyakora ntiyarazi abantu bakibamo. Yarabizi ko arimo abukodesha, gusa atazi ngo ni bande. Icyatumye ajya kugama nuko ku giko kw'irembo kari gafunguye. Yagezemo imbere abona umusore wakinguraga nawe yanyagiwe. Ni Rodrigue wari uvuye mu kazi. Chanceline yahise yinjira mu nzu y'uwo musore, amuha agati baricara arugama. Baribwiranye imvura igiye guhita mutiza umutaka arataha. Muri weekend kuko yari yamenye ko Rodrigue yirirwa mu rugo, yagiye gutirura. Kubera ko atari yagiye mu kazi, noneho yari yoza asa neza kurushaho. Chanceline yasanze ari hafi guhisha agafi yaratetse, hari n'ubugari, kandi ibyo bintu yabikundaga kubi.
yagize amerwa amwe y'abanyeshuri. Rodrigue amubwiye ngo nabaretse kugenda babe baganira banasangira, arabyemera. Uwo mukobwa wari wifite telefoni ya gatoshi yagiye gutamusigira na nimero. Umubano wabo nuko watangiye, rimwe na rimwe akamuhamagara. Indi nshuro asubiye kumwirebera kuko yari yaramukunze ariko ntiyabimubwira. Rodrigue yagaragaraga neza kandi ari umusore ucisha make, bigaragara ko yitonda. Asubiye kumusura baraganiriye, ageze mu mutima aribwira ati ariko ubundi abasore nibo bazajya batwibwira ko badukunze, njye ndumva kwifata binaniye, ngiye kumubwira ko mukunda bikora ihe icyo ashaka, nanyumira ko dukundana ndaba nsinze, nabyanga sinjye wa mbere urabuhiye. Yarabimubwiye. Rodrigue arumirwa, yaramusubije ati simfite gahunda yo kuba nakundana iki gihe pe, ibyo bintu bigendera kure. Chanceline ati njye nari nkubwiye ko ngukunda, kandi nawe uramutse unkunda ibyo gukundana ngo tubabashire wenda twabireka, nuko nari maze iminsi bimbuza amahoro, nkumva ngomba kubikubwira. Nawe ati Chanceline nanjye naragukunze kandi uri umukobwa mwiza, icyakora sinzi niba nakwitaho bihagije, sinajya nkubonera umwanya, ni nacyo gituma dukundanye tutarambana. Chanceline ati nanjye se ko ndi umunyeshuri nta mwanya mba mfite, sinzi niba no muri weekend wajya umburira umwanya, rero nubwo naza kukureba gusa ngasubirayo. Rodrigue ati harya ufite imyaka ingahe? Nawe tufite 18. Yaramubwiye ati reka ndabikundaga umuntu yawe. Uwo munsi ntiyari yayitwaje, ubwo yarabonye indi mpamvu yo kuzajya kumusura yimushyiriye. Ku kindi cyumweru yagiyeyo, Rodrigue arebye kundaga umuntu abona imyaka ibura amezi agera muri 6. Yaramubajije ati ubuse kuko dukundane kandi ukiri munsi y'imyaka 18? Nawe ati gukundana se hari icyo bitwaye, nabyo ni icyaha, imyaka nayo harabura gato nkayuzuza, ikindi nta muntu udushinzwe, ninde uzamenya ko dukundana ntujuje imyaka 18? Rodrigue ati nta kibazo, nubwo mba nkujyana kure nanjye ndagukunda, gusa ibintu byose nkora mba nifuza ko byama amahoro mu mpande zose, simba nshaka umukobwa untesha umutwe cyangwa se nkundana n'umukobwa ushobora kunshyira mu bibazo. Chanceline akomeje kumwereka ko amushaka. Rodrigue nawe akurikije ukuntu yari ateye, ari mwiza, akiri umunyeshuri afite ahazaza, yumva nta mpamvu yo kuziyaza afite. Yaramubariye abona ko imyaka yaburaga ngo arangize kwiga, nawe yari kuzaba yaramaze kwitegura neza akaba yamugira umugore. Yatangiye kumwitaho, ajya haramukunda. Chanceline nawe biramurenga, byari umugisha kuri we kubona umusore yikundiye nawe amukunda bigezaho. Ubwo nawe ntacyo atari gukora ngo amushimishe. Gahunda yo kubonana buri ku cyumweru yarahamye, Chanceline akajya ajya kumureba bakaganira. Nta na rimwe Rodrigue yigeraga amwegera, yamuteraga intebe imbere bakaganira atamukozeho kugeza atashye. Icyakora Chanceline we wavuga ko ari mu myaka mibi cyane ashyushye, yari afite igitutu cyo ku ishuri cy'abakobwa bagenzi be bamubwiraga ko hari icyo abura kuko atari yakaryamanye n'umuhungu. Bamwumvishaga ko nta bwenge afite bwuzuye kuko ngo hari ibyo atari yakabonye. Mu mutwe we uwahise azamo nta wundi, yari yifitiye umukunzi. Rodrigue niwe ari kumufasha kuzabona ibyo abwira bagenzi be. Uko gushaka kubemeza ngo ubutaha nawe azababwire ko yabikoze byatumye atekereza ukuntu niyongera guhura na Rodrigue aragerageza kumwegera, agaharanira kumutora mu mutego. Bari hafi gusoza ibizamini bisoza umwaka wa 4, ariko icyumweru yagiye kumusura yiteguye ko ari buze kubikora. Yari yabaze iminsi ye abona ko byanga bikunda atasama aramutse agize icyo akora. Yagiye kureba Rodrigue, ageze yamuhobera amwegereye cyane. Abahungu bo biba byoroshye gufatwa ku mukobwa bakunda, uretse kwihagararaho kwa Rodrigue ubwabyo kumuhobera atyo byamuhindura ibitekerezo. Gusa ntiyifuje kugira ibindi amubaza, yarabize neza ko ari munsi ya 18, ibyo byari kumukoraho akaba yafunga imyaka nka 25, imishinga ye igahagarara, akababaza nyina n'abandi bamukundaga azira ibyishimo by'iminota mike cyane. Yihagazeho gusa Chanceline wari uzi ikimuzanye aramwegera, atangira kumwikoresha mu buryo butuma atekereza ibindi. Rodrigue nawe yaratwawe, yanga kwigira ipanshi nk'uko bajyaga babivuga we n'abagenzi be, ntiyamubuza ndetse nawe atangira kumwiyegereza. Icyakora ageze kuri rwa rwego kwifata yumvaga bimunaniye, asaba Chanceline guhaguruka agataha. Yakomeje kumuhatiriza gutaha. Chanceline ageze ataha ababaye cyane, yamubajije impamvu yanga kuyimubwira. Uwo munsi nta kintu cyabaye. Chanceline yari yabwiye bagenzi be ko kuwa mbere azagaruka, noneho yarabikoze, ariko yarasebye nta byabaye. Yaje yihishahisha yabuze icyo ababwira. Kuwa mbere byamwanze mu nda, yibutse ko Rodrigue atari bukore nyuma ya saa 6, ahita ataha. Yagiye kumureba yambaye iniforume. Akihagera amubwiye ko ikimuteye gutaha hakiri kare, ariko yumvaga atameze neza kandi ko atari guca ku irembo gakomeza adasohoje umukunzi we abizi neza ko ahari. Bamaze gusuhuzanya anamubwira ko ashonje, Rodrigue amwaburira ku byo yarasigaje. Akibikoramo umukobwa yatangiye gutaka amusaba aho kuryama. Nubwa mbere yaramwinjije muri icyo cyumba. Rodrigue yarahangayitse yibaza icyo yakora ngo yorerwe atahe. Yamuzaniye amazi amahani kinini yarazi neza ko cyamukiza vuba, kimwe bayongesha mu mazi. Yamaze kukinywa yigira nkaho yorohewe, nubwo bwose n'ubundi nta kibazo yari afite. Yaheri hatangira kumuganiriza yibebeza, birangira ibiba bibaye. Yewe nyuma yaho yamusabye kudahangayika, amubwira ko nubwo batakoresheje agakingirizo iminsi yayibaze neza kari mu bihe byiza byo kudasama. Rodrigue aramubwiye ati ntuva mpangayitse, ndatuza ari uko umaze kugera iwanyu, kuko wagize ugusanga hano wambaye iniforume ubwabyo nabizira, kandi bagusuzumye ubabona ko hari icyabaye, babarira uhita utaha. Ikindi guhera uyu munsi tuzajya duhurira ahandi kuko hano muri ghetto biteje akaga.
ibi bintu dukoze si byiza, byatuma umuntu araruka. Nkawe ujya uza kunsura ukanyurana hano buri gihe, wajya ukomeza kuza aribyo bikuzanye, kandi sinifuza ko ukomeza utyo ukiri umunyeshuri. Ndabizi neza ko kwifata byananiye, ariko nawe sindi icyo wari ugambiriye. Ni ukuri wagira ngo ntabwo wari urwaye. Chanceline yamubwije ukuri ati nifuzaga kubigerageza ngo nsobanukirwe ibyo ari byo. Nabanje kubara neza, ndabizi nta ngaruka iravamo. Umbabarire kuba nagukoresheje ngo nimara amatsiko. Humura sinzongera. Rodrigue ati nibyo, ariko nafashe umwanzuro, ntuzongera kugaruka hano, tuzajya duhurira ahandi. Uwo munsi Chanceline yaratashye, Rodrigue asigarana ubwoba bwinshi cyane. Yarabizi neza ko ibyabaye ari amakosa, noneho ko umwana utaruzuza imyaka 18 kandi w'umunyeshuri. Yego umukobwa yari afite igihagararo, akuze mu bigaragarira amaso, nta wamukekera ko ari munsi ya 18, wenda wamukekera nka 22, ariko ntabwo byari gukora kuko yakoze ikosa ryahanwaga n'amategeko, akanakora icyaha imbere y'Imana. Chanceline we yageze mu rugo yayagaye, yatangira kumwihamagaza amuvugisha amagambo atandukanye n'ayo yarasanzwe avuga. Rodrigue arayamubuza. Ku munsi ukurikira yagiye ku ishuri afite inkuru ishyushye. Bagenzi be babisamiye hejuru, bamubwira ko noneho yabaye umuntu uzi ubwenge. Bamubajije niba hari icyo yabaye cyangwa hari uwabimenya atabimubwiye, nawe ati ntabwo babimenya, nta n'icyo nabaye. Nubwo bitari byamworoheye kuko bwari ubwa mbere, yakomeje kumvisha ko byamunejeje. Abo bagenzi be suko barabasambanya uruharwa, gusa nk'abakobwa babaga bagendana bari mu kigare, hari ubwo bagiraga ibiganiro biganisha ku mubano wabo n'abasheri babo, bose bakivuga ibigwi, we rero akabura icyo avuga. Ubwo noneho yaragiye ku rwego rwabo. Nyuma y'ibyumweru 2 birengaho gato, yamenye ko habaye ikintu kidasanzwe. Yabuze imihango, abanza kugira ngo nibisanzwe byo kuba yatinda. We yari yizeye ko yabaze iminsi ye neza cyane, ariko siko byari bimeze. Hashize indi minsi mike, ibyumweru 3 kuva aho bikoreye biruzura. Yagiye kugura ko bipimisha, akajyana iwabo mu rugo mu cyumba cye aripima, abona inda yaramaze kwinjira kera cyane. Umutima wamuvuyemo atangira kwibuka uko byagenze. We yaribwiye ati ahari nuko ku cyumweru yabyanze bikaba ku wa mbere, uriya byemera ku cyumweru ntabwo nari gusama, none byabaye ku wa mbere, iminsi yanjye yarangiye. Ibyo ari gutekereza byose ntacyo byari guhindura, uko biri kose yari yarabaze nabi. Ibitekerezo byamubanye byinshi, arahangayika, umugoroba aratariye. Mama yabonye umukobwa akozemo kabiri akajya kuryama, kandi abizi ko nta handi yariye, nawe arahangayika. Iryo joro umukobwa yari yatekereza cyane, ntiyatora agatotsi hakiri kare. Yasinziriye nka saa 9 kibaza ku cyo yakora. Gutwara inda akiga yabonaga biratuma ava mu ishuri, kuba atari yakujije imyaka 18 bikabyara ibindi bibazo, kandi ingaruka zikaba zagera kuri Rodrigue wabikoze ari umuhatirije, abura n'ahera amuhamagara ngo bimubwire. Kuva saa 9 kugera saa 11, amasaha 2 gusa niyo yarashize. Ariko kuri iyo saha yarakangutse, ahamagara Rodrigue amubwira uko byifashe. Rodrigue akibyumva agize ubwoba. Yarazi neza ko ibyo byari bisobanuye mu mategeko. Yaramubwiye tuze tubiganireho neza, turebe icyo gukora. Ibi si byiza ko tubiganira kuri telefone, kandi ntuhangayike, turaza kubiganiraho, umwanzuro uraza kuba mwiza. Kubera ko muri iyo minsi bari mu bizamini, haburaga kimwe gusa, kandi bari kugikora uwo munsi. Nicyo gisoza umwaka wa 4 yari agiye gukora. Izo saha yarongera arasinzira, afite gahunda ko bwari buze kubyuka akajya mu kizamini, yataha agaca Rodrigue bakabiganiraho. Yabaye yirambitseho gato, mama wibuka ko atarabyuka kandi yarayatariye. Yari afite n'ikizamini gisoza. Yagiye kumubyutsa, umukobwa arebye ku isaha abona buri minota 15 bagakora ikizamini, kandi we yaragendaga iminota 35. Yihuta cyane, yambaye vuba vuba. Yagiye yitwaje indi myenda ngaze guhindura atagiye yambaye uniforme. Yagiye atanakinze icyumba cye. Mama we yinjiyemo ngo amusasire kuko yari yagiye asandaguje ibintu, atanakarabye yewe, ahita abona akantu yipimishije katwite. Chanceline yavuye ku ishuri ajya kwa Rodrigue. Rodrigue amusaba ko bayikuramo aho kugira ngo afungwe cyangwa se ngo ave mu ishuri. Yaramubwiye ati inda ntiragaragara, nta muntu ubizi, iracyari nto cyane, nuyikuramo nta ngaruka zirabaho, dore ko mugiye no kujya mu biruhuko, kuko bimenyekanye bamfunga. Niba unkunda emera tubikore. Umukobwa ati niyo wakogosheje mu mutego, ndabizi rwose, reka tuyikuremo. Yatashye bemeranyije ko bagiye gushaka uko bayikuramo byihutirwa. Icyamutunguye, akigera mu rugo yasanze se na nyina bamutegereje n'agakoni ngo basobanurire uwamuteye inda. Baramukubise karahava, gusa ntiyagira icyo avuga. Barambiwe baramureka ngo wenda azabivuga mu yindi minsi. Uwo munsi yabwiye Rodrigue ko kuyikuramo bitashoboka kuko ababyeyi be bari bamaze kubimenya, bitewe n'uko bari babonye ko yipimishije. Iryo kosa ryo kutakajugunya naryo ryarirye. Yamusezeranyije ko atazigera ababwira uwayimuteye. Rodrigue nawe aramubwira ati ndakorana umwete, nzagukura iwanyu hakiri kare. Ubwo babimenye, ihangane mbanze nitegure neza wuzuye niyo myaka 18. Gusa gutegereza akagira imyaka 18 akamugira umugore ntibyari gukuraho icyaha cyo kuhera muhote ataruzuza imyaka ngo nuko ari kumushaka yujuje. Ntiyategereje ko nabwo bari kumufunga ngo nuko yamugize umugore. Keretse ubwenda mu gihe ababyeyi bari kuba batuje ntibamuteze abayobozi. Icyumweru cyashize bagikubita Chanceline, babonye inkoni ntacyo ziri gutanga, bibibwira abayobozi bigera no kuri polisi, batangira gushakisha uwamuteye inda. Nabo ntiwahomye kumukubita. Abayobozi bari barabagiriye inama yo kutamuhungabanya ngo bamukubite ngo bamutoteze, bo babirengaho bakomeza kumwotsa igitutu bamukubita cyane.
nabo bari babizi ko ari mu makosa ariko bagakomeza kumukubita ngo abugwa yimuteye, banamwumvisha ko yahemutse akabicira izina. Baramubwiraga bati nitugukubita ukatubwira waguteye inda, wowe tuzakwihorera dukurikirana waguteye inda, wowe nta kosa uzaba ugifite, ariko mu gihe utamuvuze tuzagukubita mpaka. Aho bivugiye kubera inkoni zari hafi kumwica nibwo bahamagaye kuri polisi. Umwe muri abo bapolisi nawe yajyanye akajinya kubera ukuntu bari barahize uwo musore baramubuze. Bagezeho bihurira n'uko Rodrigue yatekereje kugufunga imyaka 15 akagira ubwoba agashaka kubacika ngo atazafungwa imyaka yose, wa mujinya wa mupolisi ukiyongera bikarangira arashwe. Byari byarabaye byose Chanceline abitekerejeho nyuma yo kumukubita izo nkoni zitagira akagero bakanamufungirana mu cyumba bamubwiye ko aramara amasaha 28 ngo nuko yagiye gushyingura. Byari byarabaye byose Chanceline abitekerejeho nyuma yo kumukubita izo nkoni zitagira akagero bamuziza ko yagiye gushyingura. Yarabizi neza ko bamufungiranye kandi kagomba kwamara amasaha 28 atagiye no kwihagarika. Mu museso wa kare mama yarabyutse ajya kumukingurira ngo arebe ko yajya kwihagarika. Ibyo kumukubita yarabishyigikiye ariko ibyo kumubuza kujya ku bwiherero byo ntiyari yabyemeranyijeho na se. Agifungura urugi ngo amureke ajye kwihagarika yaguye hasi kubera ibyo yarabonye. Chanceline yanaganaga mu ishoka, yari yamaze gupfa byarangiye yiyahuye ku bushake. Mama yarasakuje cyane yavuze induru, umugabo nawe aje asanga umukobwa yiyahuye. Bose babanje kurira, rubanda barahurura, ababyeyi batangira gutongana bashinjanya amakosa. Nyina yamushinjaga ko ari utumye yiyahura kubera kumukubita no kumufungirana. Polisi yaraje mukura mu mugozi kuko bitari byemewe ko hagira undi muntu ubikora. Polisi yaraje mwikurira mu mugozi kuko bitari byemewe ko hagira undi muntu ubikora. Bo bari babonye ko yamaze gupfa. Akandi kazi kari aka polisi ngo basuzume ko nta muntu wamushyize mu mugozi ngo wenda abeshye ko yiyahuye. Kandi ubwo kumwikuriramo ari umuntu usanzwe byashoboraga kugaragara mu bimenyetso uwamukoze akaba yabizira. Ambulance yamugejeje kwa muganga bemeza ko yapfuye yiyahuye. Icyo ababyeyi batamenye nuko polisi yasatse mu cyumba ikagwa ku gipapuro kirekire umukobwa yari yanditse. Yari yanditsemo ko yagushije Rodrigue mu mutego bagakundana, uko baryamanye ashaka kumva uko bimera, uko yatwaye inda, uko byamenyekanye nuko baba bamufashe bakajya bamukubita umukoba. Yanageze ku kuntu babanje kwanga ko ajya gushyingura akabacika, yagaruka bakamukubita birenze urugero agatekereza ko ubwo bazamwica akiyahura. Mu rupapuro yari yanditsemo kazi neza ko icyabaye ari icyaha, ko Rodrigue yarabizi neza ko ari icyaha kandi asaba imbabazi mu nyandiko kubwo kuba byarabyaye urupfu rwa Rodrigue. Yarengejeho ko atakomeza kwihanganira agahinda ko gupfusha Rodrigue yakundaga, ko wenda iyo afungwa ari kuzajya amusura, umwana yavuka akazakura afite se ufundwa aho kuba imfubyi, cyane ko ari kuzagira agafungurwa. Ako gahinda kongeraho guhangayikishwa n'iwabo bamukubitaga buri munsi karamurenze, abona ntawe uzamwumva ahitamo kwiyahura. Yafashe umwanzuro mubi ariko abo bapolisi babajwe n'ibyo ababyeyi be bamunyuzagamo. Uwo munsi yari yagiye gushyingura baramukubita bamufungirana mu cyumba birangira yiyahuye. Ibitekerezo byinshi byaramurenze abura umuntu wo kubiganiriza. Nyuma yo gushyingura Chanceline iby'urwo rupapuro byaramenyekanye, ababyumvise barashavura. Inkuru yageze no kwa nyina wa Rodrigue ayumvise amabere arikora. Ntiyarazi ko buryo umukobwa umuhungu we yazize ari we Chanceline kandi ko yaje no gushyingura. Nta muntu utarabajwe nuko ibyaha bakoze bishimisha byabagejeje ku gufata imyanzuro mibi nayo ikabaviramo kubura ubuzima. Rodrigue yafashe umwanzuro mubi ashaka gucika inzego z'umutekano atinya gufunga imyaka 25 birangira arashwe. Chanceline nawe yanze guca mu zindi nzira ngo wenda bimenyeshe inzego zibishinzwe zibuza ababyeyi be kumuhangayikisha natwite, cyangwa ngashaka kuhaganiriza agahinda ke ababyeyi be bagirwa inama kandi banashyirirwaho iterabwoba, afata umwanzuro mubi ariyahura. Ababyeyi be byarangiye bajyanywe mu butabera harimo nawo umupolisi warashe. Ubwabyo kuba Rodrigue nta nkoni cyangwa intwaro nk'imbunda yari afite byari bisobanuye ko atarakwiriye kwicwa. We yari yagerageje kwiruka gusa no kubarwanya ngo batamufata. Nk'abapolisi batojwe, nyina wa Rodrigue yavugaga ko batari kunanirwa kumufata ari batatu, agahamya ko umupolisi wamurashe amusanze mu gipangu abandi basigaye inyuma yakoreshejwe n'umujinya. Yaribazaga ati ubwo se ko bari bamaze kumutangatanga yari kubacika ate? Ubundi se abantu bose bagiye gufata bahita bishyira mu maboko yabo mu buryo bworoshye? Abo se nabo barabarasa? Ikindi ni ikihe gihamya cyemeza ko umwana wanjye asambanye n'uwo mukobwa akaba ari we umutera inda, ko wenda wasanga uwo mukobwa yarasesewemo n'ibigabo byinshi? Yarakeneye no kumva ibyo umukobwa yari kuvuga, gusa amakuru yaramenye umukobwa yamaze gupfa. Kubera gukomeza kuzenguruka mu nkiko atanga ikirego cye ntacike intege, byageze ubwo isuzuma rigaragaza ko urupfu rwa Rodrigue rutari rukwiriye, ko nta mpungenge zo guhitana ubuzima bw'abandi zari zihari, kandi ko hari andi mahitamo menshi cyane n'ubundi bushobozi bwinshi bwo kumufata bitabaye ngombwa ko bamurasa. Abo bapolisi nta n'umwe uvuyemo batangiye gukurikiranwa ku cyaha cyo gukoresha nabi imbunda hamwe n'ingufu zabo, ndetse birangira uwarashe ari hamwe n'icyaha cyo kwica mu buryo butateganyijwe. Ababyeyi ba Chanceline bombi bakatiwe igihe kitari gito bazira gutoteza umwana wabo birenze urugero. Gushaka gushira amatsiko kwa Chanceline bitewe n'ikigare yagendagamo byatumye hapfa abantu batatu, ni ukuvuga Rodrigue, Chanceline ubwe n'umwana yari atwite. Byatumye kandi abantu batatu bafungwa, ni ukuvuga ababyeyi be n'abo umupolisi warashe. Byanahungabanyije amahoro y'abantu benshi, cyane cyane abo mu muryango Rodrigue. Ababyeyi ba Chanceline babafunze bumva neza ko nta kindi bari gukorerwa.
nibwo bari bongeye gutekereza ku byo bamukoreye bakabona ko barengeye koko. Nyuma y'ibyo byose ubuyobozi ku rwego rw'akarere bwakoresheje inama yihutirwa. Muri iyo nama bababwiye ko ikosa rimwe rishobora kuvamo uruhurirane rw'ibindi byaha byinshi n'ibyago bikomeye. Gutera inda umwana uri munsi y'imyaka 18 uretse no kumutera inda, kuryamana nawe ubwabyo ni icyaha gihanwa n'amategeko. Ikosa ry'umuntu umwe rishobora kurimbura ubuzima bw'abantu benshi. Bakomeje kubabwira ko guhunga amategeko biteza ibibazo kurusha kuyubahiriza. Aho kugira ngo Rodrigue yitabe ubutabera yemere ikosa rye yisobanure, yahisemo kurwana. Gushaka guhunga byatumye ibintu bifata indi sura kugeza no ku rupfu rwe. Kutemera amakosa wakoze birushaho kubyara ibindi bibi kurusha kwemera iyo wakoze hakiri kare. Abayobozi bavuze ko Chanceline ari urugero rwo kwihungabana ry'umwana watewe inda ritavugwa cyane ariko rigashegesha urifite. Chanceline wari ukiri muto yahuye n'ibibazo byinshi: gutwita akiri umwana, kutakirwa n'ababyeyi be ngo bumve ko ari ibintu byabaho, ngo wenda bamuhumburize, bamuhanure, bamuganirize mu bundi buryo, ahubwo bamushyira ku nkoni. Ibyamunanije mu mutima no mu bitekerezo bigatuma yiyambura ubuzima. Iyo abona ubufasha bwihariye mu gihe yari atwite, ntiyari kugera ku rwego rwo kwiheba byamugejeje ku kwiyahura. Umwana yari atwite we yabirenganiyemo atazi ibijya mbere. Nawe yari umuntu nubwo atari yakavutse. Dusoreje iyi nkuru yagarukaga ku kuntu ikosa rimwe ryo kugendera mu kigare rishobora kuvamo ibindi byaha byinshi bikabyara ingaruka zo gufatishwa amaboko menshi. Niba hari isomo wakuyemo, ndakwinginze ufate umwanya wandike muri comment. Turishimira kuganira nawe.